yewe na Kevin ko nanavuga bizayigora gutwara igikombe cya champion kuko ubu Kevin byatangiye ibimenyetso byatangiye kuri umukino wa Mukura uriko ko mbere yawo yari yagize ikibazo ku mukino wa Yazdo Kigali sinzi umukino yari yagize ikibazo so abantu benshi bavuga ati iyi Rayon Sport bizashoboka idafite Kevin uriko ko cya cyumweru Kevin atigeze kuri imyitozo Kevin aza gukina umukino wa Mukura ntari imyitozo myinshi afite oya yagiyemo ari nko gutabara yagiyemo deze mu mitabatsinzwe ibitego bibiri anatanga assist yaje kuvamo ya penalty yego so byaragaragaraga none bize kuba bibi rutayizamu avunitse ngira ngo Steve yakoze ariko twari no kubigarukaho ariko na mbere yuko navunika abantu muri Sport bavuga ati twamushakiye undi pe nka interview Robert tugeze kuduha kuri Peri Stadium bavuze dukeneye yari faza rigiye kurangira uburyo twiyubaka kugira dushaka undi rutayizamu wa kabiri wafasha fan nganye turamubaza babigenze tugiye gushakisha ku mugabane wa Afrika aho ngaho rero biza kuba bibi fan nganye avunika abaravunitse icyagomba kwica isoko ryahise rifungura buri wese twumvaga yuko birashoboka ifite umwanya Rayon Sport ni ya mbere ukeneye kongeramo noneho usimbura Faranganya ugiye kuzana kana umwe papa aho ngaho rero top scorer wa Guinea Bissau niyo twagiye kuma tubati Guinea Bissau habanje kuvuga ngo ari umunyagine ariko abantu kubatse umunyagine Guinea ni uwuhe abantu twagira ngo ni umunyagine Conakry Guinea nyayo birashoboka ko aba barutayizamu Guinea ivuga iyi politique twumva ni umunyagine ivuga iki Espanyol rutayizamu umunyagine araje aha ngaha nabimenye nka saa sita navuga tumutaza umunyagine nawe ndabizi ucanga mukavuva vuba abati ngiye kureba iryo jigo ry'umunyagine pe wageze nageze ku kibuga cy'indege ku isaha saa sita n'iminota 10 z'ijoro barambira ngo umunyagine Bissau ngaho umva kajemo kabisa ucikinege Guinea Bissau warya ndareba Guinea Bissau ni Espagne rutayizamu cyo gihugu cyo nyine muri Afrika kivuga iki Espagne turaza kubigenza gute Equatoriales na Guinea Equatoriale so Equatorial ntago ari abaruzofone babo oya ni Espanyol Spanish so urumva n'abanyamakuru bari ku kibuga cy'indege batangiye Bissau ni Portugal ubwo oya Bissau ni Espanyol na Equatorial ni Espanyol so rero abantu batangira kwibaza uyu rutayizamu bwari no kuvugana nawe biraza kugenda gute bitangira kuba ikibazo ariko tumvuza kumenya ko ari umusore ukiri mutoya abaraje champion ya Guinea Bissau top scorer mutoya kandi wanumva kuva n'umukinnyi Robertinho yagize mu ruhare kugira ngo aze pe ukavuga ngo David byaba ari byiza byaba ari amawi niba yaranzwe n'umutoza we no mu Portugal baravuga iki Portugal naga Guinea Bissau ni Portugal ahubwo Equatorial niyo nyine ivuga Espanyol so iyo recruitment navuga ko niyo yari itegerejwe abantu bavuga ati ni byiza ubwo wabonetse umusimbura Faranganya wavunitse ariko byakurikiyeho twesanga ukuvuga ngo yabaye recruitment irenze kubarate kuko uyu mwana ni nakana ngiye ndibuka ndi mu gisimenti nagiye kwa Sharon mu kurya umucongo irirate umuntu yarambwiye ati uriya mwana ni wa mukinyi mushya wa Rayon Sport mugenzi yagiye kwakira nijoro niba kayakana ati yego ndanagapepera mbona karaje karaseka karatsuza ndavuga akana ubu kabasha gukira umupira karangije amezi 6 ntagitego gatsinze urumva rero kakakana mu byo kuri kandi kaje kongera imbaraga kandi kare kabanye gutera n'uruntu kari kaje n'uruntu bagaye furuzi urumva yarazamwe n'umutoza umutoza bivuga ko yaciye muri agence yabo bombi umutoza no mu agent we baca no ku bayobozi bizeye basanzwe babumva umukinnyi muri Guinea namenye ko ngo habaye inama yo gufata umwanzuro ku munota wa nyuma uriya mwana yashakaga yuko agurwa 25 ubanza Rayon Sport ari kubirigurira nk'agahinja noneho $10 bashaka 25 by'idolari top scorer wa Guinea Bissau n'ubundi ni agakwiye kubaza mu Rwanda yashakagwa n'amakipe muri Portugal ubwo niyo makuru cyo yarahari yashakagwa n'amakipe akomeye muri Portugal chance mugize za Benfica nuko urumva hariya championnat zigeze hagati bo championnat abo nibwo ikirangira muri Guinea iyo chance mugize nizo chance mugize 25 by'idolari iyo bajya kugurisha umuntu bikubita nuko Rayon Sport ikeneye bibi aho hantu rero akanome kasinya amezi 6 ku 5,000 abaye intambara ku ntambara ku mushahara w'amadolari 1,000 buri kwezi izo bibaze nk'igihumbi $1,400 icyo mvuga igihumbi ku mukinnyi ubundi ubereye Rayon Sport nta mafaranga ntago ari igitangaza ariko icyo mvuga biragaruka kuri ya ntuza nababwiraga ngo
iyo uzi neza ko finance zawe ari nkeya zitari zo kwangiza ziri limite cyane ntabwo uzifatira ibyemezo ku munota wa nyuma nk'uko wari ubivuze ni ibintu ukorera plan ukaba ubizi neza twe bizagenda gutya bano bakinnyi twabonye tuzahitamo uyu tubonye kuko nka Fari nkanyaje hano asimbuye abandi benshi byanze kandi muri ubwo buryo bw'ayo mawindo bagenda babikora mu buryo so umuvuno uwo kuba twakoresha ibyacu neza n'ubuhe buriya hari umuntu ni nk'umuntu wamaye urugero arambwira ati kuba ufite utwenda duke mu kabati n'udukweto duke ntibiguha uburenganzira bugira umwanda ku myenda ngo ngiye nuko mfite amashati 3 no harimo n'abafite icuma ariko basa nabi sinzi niba ubyumva so we rero niba ufite duke iperimendo umenye uti isuku yanjye nuko mu gusa neza mu bantu naho nta rwitwazo uruhare rwo kuvuga ngo ntabwo uri muri pozisiyo yo kwangiza abana twiganaga bafite imyenda myinshi bakajya bambara nabi cyangwa itameshe cyangwa ugasanga arimo arakwibira iniforume ikibazo rero ntabwo ari ik'imyenda mike cyangwa imyinshi kuko na wa wundi ufite myinshi ashobora kubibazwa n'abamushinze atari kuko wangiza cyane paraporo ibikwiye kubukuramo hano yego so ngiye mbona naho ngaho ukeneye gukemuka aho rero urumva yuko icyo nacyo ni ikintu gikomeye kuri Rayon Sport ni isomo bari bagerageje kugerageza kwitwaramo neza bajya muri Senegal unfortunately kereka ibyaciyemo by'umuzamu Kadime ariko credit kuri Jean Fidel wanze yarahombye menshi we na Patrick cyane barifashijemo na muvandimwe Hassan ngira ngo David aramuzi nawe uramuzi Sidik mwese muramuzi Rayon Sport isoko ryo muri Senegal ngira ngo banatangira mu kwezi kwa mwana twavuga aba bantu bitewe nuko ahanini bamaze iminsi bitwara nabi ku isoko banabiba menshi ariko ni isoko barageje kwitwaramo neza aha rero ngira ngo habayemo amakosa mu kwezi kwa mbere ku bushobozi buke Rayon Sport yari ifite kuko harimo n'ikintu nanone cyo gushyira ku ruhande Rayon Sport isoko ryo mu kwezi kwa mbere bakubwira ko kugira ngo iryatake n'imbaraga ntabwo byari gushoboka mu gihe iyi komite nyobozi yaje igasanga abakinnyi hafi ya bose Rayon Sport yasinyishije nta recruitment bafite bigeze bahaba nta n'imishahara yari ihari icyo gihe yari yameza birabi mu mafaranga Rayon Sport yari ibonye make cyane ku mukino yari yakirimo apiri yose yashize mu kwishyura recruitment turavuga Kanaume nagari make Rayon Sport n'ubugambye mu mateka yayo kuri konte yayo yinjiye miliyoni 112 ku mukino ziza zisanga 156 kuko ni yavuye mu bafatanyabikorwa urakoze bwa mbere mateka ahita ashire mu marekirito ariko yo ngayo kuko uriya mukino yari promesse y'abakinnyi ati azavamo tuzabaha ibice by'abakiritsemo tuzabaha ibice ubwo ni nako n'ukwezi kuba kurangira na salary zinjira yego Siriki ibibazo iriya komite yari yasize bya finance biremereye byari byinshi ari amafaranga iyo bitaza kuba ibyo bibazo ari amafaranga yari gusunika faze returu mu buryo bwiza kuko ari amafaranga ni menshi uriya mugabo na komite basize gufata rero isasengana kombiye miliyoni tubwiye ugahita uzishyira muri bya bindi urumva bakoresha iki uba wapfuye kandi ngo tuvuga Kanaume hahise yinjira undi mu Kameruni nawe Flop Asani hahise yinjiramo hahise yinjiramo mu Mali nawe sinzi na franchement nago Katawumeme nawe asoje nk'umukinnyi waje gukora ramfort Katawumeme nawe naje kumva ko harimo nakaboko kiri agence yanuze nyine nibyo nyine ya Robertsinho urumva Katawumeme yari yarashize abakinnyi naga ako umukinnyi twaganiriye turi kumwe twamuganiriyeho nawe atubwira ati araziritse riga biragaragara yaraje kwa kweli afite tara yaraje yashana match zigera muri 5 ariko muri interview rega nawe njya kumurarira yaratubwiye ko namaze iminsi yashinye nyinshi tubona ko harimo quelque chose kuko ugiye kureba ngaha nibutse ko ino liste nigeze kuyibonaho nka Omar Nyingi muri 36 yari yaguzwe yari yahawe miliyoni 9 asaba miliyoni 27 kandi abakinnyi arabibona ko amafaranga yinjiye none Omborenga nawe yaraheze kwishyura kuko muri miliyoni 32 Omborenga yarahawe miliyoni Omborenga we nta rezo Rutahizamu Fani ngani warimo gutsinda ibitego yari yarahawe miliyoni 8 muri miliyoni 23 ari kuvuga ati ni nabone izi miliyoni 15 ntago nongera gukina rero gufata amafaranga Sidiki kumanuka ari umwenda wose hamwe mbona wa miliyoni 104 z'amafaranga y'u Rwanda umukinga nawe marabibona ko kuri stade amafaranga yinjiye ko nawe bayimwemereye amaze amezi 3 adahembwa ari kurikorera prime gusa kumubwira ngo ntago uri umuhembe cyangwa ntago yishyura recruitment ye ibyo nabyo byatumye abana bo binjirana mu kwezi kwa mbere imbaraga nke so ibyo rero ni bimwe wenda mu byo umuntu yavuga binini bitari no muri bya bindi byo kujya
ku ruhande cyane tumenya ikibazo cy'umutoza, tumenya ikibazo cy'abakinnyi baje kugera aho ngaho bakagenda, bera nabyo ubundi ni byo gukurikira umuntu akabaza wenda no muri Rayon Sport, kuko twageze aho tubona ko Kadimu ntiyongeye kugaruka mu kibuga. Twageze aho ngaho tubona Aimable yibutse ko akunda volleyball, yibereye muri volleyball kuruta kuba ari ku kibuga. Tubona yuko abakinnyi abahaje batakigaragara mu mikino ya nyuma. Tubona abakinnyi nka Bahomborenga we nandika nasaba no gusohoka muri Rayon Sport, ntabwo rero waba uri muri course y'igikombe. Oya aho nkugaruye gatoya ubwo ukwezi kwa mbere isoko urikoze nabi, uryitwayemo nabi isoko. Mu gihe wa wundi muhanganiye igikombe yinjijemo abakinnyi batatu, kandi itandukaniro ryari rinini. muhanganiye igikombe yinjijemo batatu baba international, ya effectif ni nini cyane kandi nta irajya yinjijemo ipermese kongeramo abandi. APR ariko abakinnyi babiri batanakina yinjizamo abandi bakinnyi batatu. Tunibuke ko muri retour bawamo bamubana nawe nk'umubandi bakinnyi bacyane yaraje nawe. wibuke na Pichu wagarutse na Pichu yari yaje, tumwibagiwe Pichu yaje nawe muri phase retour nabaje nyibari, kandi Pichu akinga imikino myinshi yaje Pichu yose. haza bari abasore batatu, hano yongeramo Mbawoma ni recruit mesha. ubwo urumva icyo kintu. uwo muntu rero kuva inyuma y'amanota 8 no ngenye gutwara igikombe yaba ari ibintu by'abasezo, kuko buriya uko byagenda kose Luka, imbaraga zose wakoresha abatlete bari kuri centre y'ibintu byose. Hariya no ugomba gusudira. Abarimu harimo akavuyo, siko meze. Abarimu hajemo akavuyo, abakinnyi nabo hajemo bamwe bagiye abandi basigaye. Ni isomo rero rikomeye ukuntu wasudira ibyo bintu urumva kugira ngo bikubeho byose utware igikombe cya shampiyona. Avuga kereka handi nta wundi uhari wari umurabivuga Rayon Sport ahubwo bari kamase kujya gushaka idafite abakinnyi bangaye Rayon Sport iri muri course Kadim, isoje idafite Aimable, isoje idafite Ombolenga, isoje idafite Haji, isoje idafite Haji warakoze Haji warakoze fazare nziza na Nganye warakoze fazare nziza. batanu bafite ubushobozi bwo kukama tukagira kuri finale ya double. Kinyi batanu babanzamo basitatu, ora batakaje undi yongeyemo batanu. Muri abo bakinnyi batanu rero watakaje kuyemo Fari Nganye we n'imvura none ku rundi ruhande twavuga ko abandi bane Rayon Sport yakoze mu kwa mbere yari Abedi, nubwo abantu bavugaga bati wenda umuntu avuga ngo wenda bagize amahirwe yo kubona. No, Abedi ugiye kureba nko mu gikombe cy'amahoro afite urare runini cyane kugira ngo agere kuri finale. Ku bitego 2 yatsinze Mukura, no Gorira, bitego 2 yatsinze Gorira, ibyo yatsinze Mukura. Urebye we agize urare runini cyane. Namwe mu manota nka Victoire za Etincelle ubona ko ari ikintu cyakora AS Kigali, ariko haraho yageze nawe akenera kumvune hagabura n'umusimbura yanshenye nawe yari amaze amezi nawe adakina. Ntabwo byari kugubura. So ibyo rero ngira ngo wenda ni binini tutari twajya mu byo hanze y'ikibuga n'ibindi, ariko nabyo biragoye ko wanabiganiraho Rwanda Premier League, kuko tufite twanabigarutseho byo birananengwa cyane ngira ngo mu cyumweru gishize. Ino Rwanda Premier League baye imwe mu zibaye mbi cyane mu